hobe hobe murungi mugabo wasekewe n'isimbi iminsi ukayisumika gusendereza ibigusetsa ariko kuri iyi segonda ukaba wicaye utsikiye isaha irangana iminsi amaso yabaye amasoko y'amarira kubw'inkuru z'urusha yahagurutse agana kwa ngwinombebe igipangu igitsure yirutse nk'igikoko wagira ngo birambo yasimbutse igipangu ukuguru kurakumyoka none ari kurira cyane bageze mu cyumba urukundo karakubitwa nuko kurugi barakomanga abantu barashungera ati mana wenda apfuye agerageza kwihisha biranga nuko umuryango urafunguka ariruka nk'umusazi igipangu igitsure hobe hobe murungi mugabo wasekewe n'isimbi iminsi ukayisumika gusendereza ibigusetsa ariko kuri iyi segonda ukaba wicaye utsikimba isaha irangana iminsi amaso yabaye amasoko y'amarira kubw'inkuru zuzuye imihanda zahindutse amasasa kurasa mu cyico ngo urashinjwa ko wasekuwe n'agasonga kibasiye munsi ya satinsi kagahateza ubushyuhe bwagutwitse bushyuza ukagurumana bushyamba wajya kwizimiriza ku isoko ivubura umutuzo ukahategerwa n'abaguhiga cyangwa bihorera bagusigiye uburibwe bw'umubiri ubu butasize ubw'umutima nakurandusha uko byagenze hanze aha haravugwa byinshi mbere na mbere pole kandi ukomere burya kuba umugabo ni byiza ariko kandi ni na bibi byakabaye bishoboka nakibereye huhuhu nkibera iyo mbwa museka ariko nkajya ry'abagabo bakishyura hobe hobe ariko ti sinkwifurije amahoro gusa kuko n'ubundi ntiwayegumana n'iyi minsi iri hanze aha irabaga bukota irahanda buhwa iratwika butanura irakomeretsa n'abakomeye aboroheje irahuha uwitarahungetira cyamushakira ibimuryoshya ubwo nabishima babona ushinyiriza ntibashinyike bafunguye nabo wasanga harubitse video zabo ubusabukanuye cyangwa ubwambure burereta ibiri kuri iyi mihanda y'Inyarugenge aha nkwifurije kuramba byibuze uzabona umwanya wo kubabarira aho kwifuza kuzabona bagusetse nabo tubaseka njya kobo mbona nzagwamo ngasiba mbere nako nitandukanyije n'abagutera amazira ntoki bose harya waguye burya hagwa abagabo nubwo ntawe nshishikariza kuba nkawe twikomereza iby'urwandiko se ntarakomeza mbanje kwisegura kuba kakabaruwa nakandikishije wini itukura bamwe basanisha n'amaraso byamfashe umwanya mvanga gasukari ngo bitangire biryoshye ariko kandi nka muganga ikinya nigishiramo vuba wihangane hari igihe umuti usharira uvura nta rundi rwanga abanzi barabizi ibyo kuba urwandika ari urwawe nkaba narufunguriye aha mu ruhame nabyo ntubyegereze umutima niho bimaze iminsi bibera kandi ubutumwa burimo ubu buranareba benshi ni nka za nyandiko Pawulo yandikiye abakorinto abatesaloniki n'abagalatiya zigasomwa n'aba b'i Kigali na cyabajwe hino mu Rwanda rero bwanasabe niba waranakoze ibara ibabarira utishinze abakubamba kandi ntiwari uwa mbere ugamburujwe n'ubwina bw'epfiyo ibaze urubuto rwishe Salomoni Imana yasendereje ubwenge n'ubwema ntirusimbuke Samusoni wasagutswe n'imbaraga ariko Delila yamukora mu musatsi imitsi kirukansa amaraso agahinduka isashi irambitse ku muyaga imbaraga zikamucika reba none se wowe urinde wo kurucika buretse kunsubizanya umujinya kuko n'umwami w'u Rwanda yuhimaze impaka yisanze yasangiye umugore n'uwo yibyariye kubera ko nyine umugabo uko yaba igihangange kose uko yaganza abagabo biyo na bino iyo hatabayeho Imana n'uburwayi umugore niwe umuhangamura ntabwo uzi umusizi wavuze ko umugore atari umuntu n'umunyabubasha niyo yaba yarakugaraguye ntiwiyite ikigwari niko bigenda ikindi kandi ngwino ndebe si mubi uwo ari we wese yamugwaho niba imbabazi azigirira bose cyangwa se yazigirira benshi nashoboka ko wagira ibyo urusha abandi da ibyo kuba ari umugore w'umugabo ntibakabiguhoye kuko bashakana ntiwabutashye uretse n'ibyo kandi nawe uri umugabo w'umugore umugabo we narira nawe umugore wawe yararize cyangwa se umubwira uti niba byarakurakaje nawe uzaza unca inyuma kereka niba ibyo ukora wumva utabikorerwa kandi uzi iby'ijisho rihorwa irindi kandi ubwo da erega ndi gushyenga mu bikaze ariko gacamigani ni nako nkora iyo nganira ibyubaka mbiganiriza abakuru ngo abato batabitoba cyangwa bagashyoma ubwira bugasemurwa kandi ibyo si iby'i Rwanda hagati aho ariko abakunze ayo mashyengo mbatuye akaririmbo ka Dawuda yise Match Nili ubwo batumva urwo Rufaransa n'umukino wajemo kunganya bikaba kimwe ni nkaho ari byo nifuzaga ariko kwa rugutebye ikindi inshuti yanjye rero nizere kutahagaritse umutima bamaze kugukamera erega wanabihakana nuko nabonye utajya uvuga ku bintu ngo nibwo buryo bwiza bwo gusubiza kandi abahanga babyita ubwenge ariko banzaho gucecekaho bigoye aha ngeze unyemereye nazimiza kuko ngiye kuzimura nugira kutoramo umpana ariko ntusaba ubusobanuro mu buro buhuye wisanze ute watoyemo iri Huye tuganire isanami isohotse mu ndaro utaha waratutswe oya bye kubarwa nko kukwataka kuko natwe ni ikibazo cy'iminsi twafatwa nuko iminsi kitugiriye ibanga ariko abagabo n'abagore barya muri restaurant kandi mu rugo batetse si bake so rwa wenyine rero n'abagukwe n'abatazi n'uwapfuye ubihorere n'iby'igihe gusa mwandikiye ibaruwa atari urundi rukundo numvise bavuga ko waniyahura
nk'umugabo mbitekerejeho mbona naba impamvu yo kugutangira. Ni n'ubwo buryo nanditse ino baruwa ngo nyikoherereze, wenda yagira ikihindura. Nubwo rubanda duhinduka nk'imvura, ejo niwumva nkuvuga ntuzabyegereza umutima, kuko ntambereka akenshi inkuru idashima niyibabura. Kandi rwose kuri iyi mihanda abagabo bari no mu bushashwa, ariko nta mabanga namenye da. Komera rwose wumva utuje, nta kosa ryica wakoze iyo udafatwa nta cyari cyabaye burya, kandi ubwo abantu ntibabizi. Kandi ntugire uwo wireguraho ngo umubwire ko byakugwiririye, kuko uri umugabo n'ejo wakongera, kandi ubwo niba byaranabaye. Tuzi umutima rwose, isi niko ikora, upfa kuba uwawe akuvugira, kandi ayo ni amahirwe ugira. Yaba uwahandi aba yarazinze ibikapu akigendera ntanagusubize ku nkwano, ubutaha akazagaruka akubwira ati dore iriya sahani yera nayo ni iyanjye, kiriya gitanda cya zahabu kimeze nk'icya bunyoni, yewe n'iriya nzu amakosa n'ayawe, twari etaje imwe ntwara indi, cyangwa byose ni ibyanjye. Ugira umugisha mugabo, hora rwose ibyiza imbuga urabizi, ejo hazaza indi nkuru imiri yawe. Ibyakagoye byari ibyo, iby'uruvugo rurashira. Reka nsoze, nako sindasoza kuko mfite urundi rubanza ntaramara, nshaka ko narwo rwumva. Bene data dusangiye kubaho gupfa no gukira, kandi twese ntawe ubiteganya. Hagira uhagarara yihandagaze arahira kukubira ati ni impamo y'Imana, ndishyashya nta nk'itari yanjye nifuje gukama. Nako ibyo biroroshye n'ejo byarabaye. Ahubwo ibyo navugaga nibi, ninde muri mwe wizi neza akaba afite bane bagendana bahamya ko hari yatahagwa? Ko wabuhirwara? Oya rwose ntawe nshinje, kandi burya umucamanza mukuru n'umutima nama. Rwa rubanza nari nshoye nta numwe naregaga, nagiraga ngo mwumve ko ruhari. Kandi n'ubu burya wakatirwa, iyi si n'amafoto n'amashusho nabonye. Nta ruswa iri kuri iyi mihanda, ikizima ni ukurenza aho twatse bagabo muramenye, ibi by'ubujajwa si ibyacu, kuko Imana iruta imanzi. Sabe inshuti twamanukanye akabande k'ubuzima, nyuma tukabona ari twe bo kwizamura, tukigaragura kugeza ikofi yuzuye ubudahungabana. Ikitara twishe turya ibyondo nticyaturwaza ubu twaka inkoro y'inkoko. Mfite umukoro ndaguha, niwumva wawe ubasha ushyireho umukono, dutangire kare nyamuneka. Mfasha rubanda nibavugga ntuzasubizanye nabo, kuko nta gisanganywe nk'amagambo. Wazagagarira nzira, kandi ubusa burimara. Ikitazashira ni iki kibyara, kandi amagambo yabyarwa n'andi nutuza bizashira. Nibyo nta gisekeje kuri iyi mihanda, ariko wapfa guseka niyo wabyihimbira. Nako ni no kubyihimbira, kuko utegereje ikizagusetsa. Impanga yazirasa imitutu kubera kuzinga umunya. Ibisekeje byararumbye, nako byarabuze, mbese ni nk'ibiceri by'urumiya woka byarabu. Nimbona akanya nkagira uko nibetiye imiruho y'isi ho ritubunza ngo tudasubira kuraho twavuye kandi tuhatinya, nkongera kukubona nzagusura tuganire, kuko ni byinshi nakakubwiye, nuko bimwe bitakwirwa mu rwandiko. Mba nabikoze ariko hari ibyo ndi gutaruka. Gusa ariko nanone natunguwe no kubona benshi mutaranahura, batazi niba uhumura cyangwa uhuya, bataza utaha yewe naho ukorera bahumva nk'abandi bose, aribo babamenya ngo ku nkuru yawe. Akabi gasekwa nta keza. Reka nkwibiri banga nacukuye mu nda y'izi mpuha. Uziko inkuru zose zishingiye ku kuba udatanga amakuru, ngo baravuga ntuvuge, bagutuka ntukome, ngibyo nabyo biri mu byuzira. Iyi mihanda ko yanduyera. Nsoza rero, reka mbere na mbere ngushimire nubwo bagushinja rumwe ngo wasenye. Nsoza rero, reka mbere na mbere ngushimire nubwo bagushinja urugo rumwe wasenye, bakibagiza nyinshi wunze cyangwa se zo wubatse mu bundi buryo. Burya iyi mihanda nuko yibagirwa, ariko hari byinshi byiza byawe bizwi. Ngenda gushimira rwose ko watinyuye abandi bakamenya ko ku mbuga nkoranyambaga wahashora imari cyangwa wahashibura ibiceri, kuko ntawe ushidikanya ko muri YouTube wabaye inkomarume. Gira amahoro mwana wa mama, wahanganye na byinshi, akanako ndakwizeye uzakirenza. Ariko tutarahana umukono, irengagize ko tutangana nkohanure, dore n'igi ryahanuye inyoni. Uri mu byago si ngombwa kukwibutsa byose, ariko na mbere y'ibi nawe ntuvugwaho rumwe. Abagushinja ubuhemu ni benshi muri iyi Kigali, bamwe nishyari ndabyumva, abandi wenda n'urwango, ariko si ubwo bose baba babi wowe ukabura ishyashya. Ko bisaba gutekereza ra. Nushira uburibwe bw'umubiri, iyi ngingo ntuzayishyire kure. Iyi nkubi nihagama uzisuzuma ugira ibyo ukosora, naho ubuhanga n'igikundiro by'urabisangamo. Nibigushobokera kandi uzatanga inda ya bukuru, wegera umuvandimwe Nyarwaya Innocent wamamaye nka Yago. Ni murumuna wawe muri uyu mwuga, mwicare mu gacaca mucoca amatati. Nibisoza mwifata agafoto mugapostinge kuri stati, mushyiraho no kuri YouTube, nako ndavuga ku mihanda, urebe ko abanyarwanda tutishima. Tuzaseka birambuye, twishimira ubwo bwiyunge. Erega burya nuko mutabizi, wowe na Nyarwaya murusha abasigaye igikundiro. Rero kubona muryana biturya ahantu mutakomora rwose. Ntibizabyara umugayo, bizabyara igikundiro kidashira, n'ababatutse benshi bazisanga mu gisebo, kuko kenshi muzaba muri guhura musangira museka.